Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje aho muherereye hirya no hino ku isi mudahwema kandi gukora iby'ingenzi iby'Imana data twese idusaba gukora kandi tubimenye mu ijambo yatumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya. Bwoko bw'Imana bari muri Afurika, Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande, amahoro y'Imana nagwire muri mwe mwiyaheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Rero ubasuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase mu kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana kinyura kuri Radio TV1 buri munsi. Yego rero niwe mwanya turimo kugira ngo dusangirire hamwe n'ubundi nk'ubwoko bw'Imana tubona byinshi cyane duhuriraho. Kureka turebe nyirizina incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere. Yego incamake y'aya mateka n'ubundi turabona muri aya mateka yaranze iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere turabonamo umuntu wishwe azira kwigisha ukuri ku mubatizo Imana yamenyesheje ubwoko bwayo. Muri iki kiganiro kandi tumenye amateka mwiyobokamana turabonamo abantu Imana yemerera kubatizwa. Yego ubwoko bw'Imana n'ubundi nk'uko muzi ko tudahwema kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana hirya no hino mu buryo butandukanye uko tubibashije dukoresheje imbaraga zacu n'ubwenge bwacu n'ubugingo bwacu n'umutima wacu. Yego ndetse no kumenyekanisha by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Nyirizina tutarareba amateka aranze iyi tariki ku buryo burambuye, ahubwo turibaza tuti abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana ishaka. Turumva aya mateka ku buryo burambuye niyo tugiye kumva, noneho tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo bitewe n'icyo Bibiliya yemeza, dore ko Bibiliya ariho dusanga imvugo y'Imana mu buryo bwuzuye itanagoretse. Yego tugiye kurebera hamwe rero ku buryo burambuye aya mateka aranze itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere, tubone kuza kureba icyo Bibiliya yavugaho n'ubundi tubone icyo twemeza twakora nk'ubwoko bw'Imana. Yego ku ya 5 Mutarama mu mwaka w'1527 Felix Manz yego wavuguruye uyu Felix yari umusuwisi. Yego yashinzwe igihano cyangwa yashyizweho igihano cyangwa yinjijwe mu gihano cyo kwicwa azira kwigisha umubatizo w'abantu bakuru bamaze kumenya kwifatira umwanzuro w'icyo bakora ndetse n'icyo bareka. Amateka n'ubundi twayatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. tugiye kureba nyirizina ubundi umubatizo ukwiye kubaho n'uwuhe, umubatizo Imana yamenyesheje ubwoko bwayo dukwiriye kubatizwa n'uwuhe nyirizina. Ese n'uw'abato cyangwa uw'abakuru? Nk'uyu Felix bamwishe bamuziza yuko asobanuye neza icyo ijambo rivuga, yuko kubatiza abantu bakuru bamaze kumenya ubwenge, bamaze guca ubwenge, bamaze gufata umwanzuro w'icyo bakora n'icyo bareka, bamaze kumenya gukora amahitamo. Yego bamuziza icyo ngicyo ku bw'iyo nyigisho yigishaga. Rero tujye kureba nyirizina icyo Bibiliya ivuga ku iki ngiki, ariko ku cyo aya mateka avuga uyu Felix icyo yakoraga n'icyo yavugaga nta kinyoma kirimo, ahubwo yari ari mu murongo wa nyawo mu murongo uhuza n'ubundi n'iki ijambo rivuga. Tugiye kureba icyo Bibiliya bishimangiraho n'iki bivugaho. Njyewe nyirizina nka Sibomana Anastase nimba mvuze ngo bihuza n'iki Imana ishaka, ngomba kwerekana n'ikibihamya, ntabwo ari ku magambo gusa. Si ngombwa ngo ubyemere yuko mbivuze gutya nta bihamya bibigaragaza. Yego bigaragare ko narimo kurwanya ijambo. Rero tugiye kureba icyo Bibiliya ibivugaho ku bigendanye n'umubatizo. Ubundi ninde ukwiye kubatizwa? Nk'uko twabibonye mu ncamake y'uko muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana turarebera hamwe, tugiye kurebera hamwe
abantu Imana yemerera kubatizwa, yego aba ari bo. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 16 umurongo wa 15 kugera ku wa 16, turebe icyo habisobanuraho. Haravuga hati, arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Hano ijambo ry'Imana ryerekanye yuko umuntu kugira ngo agere ku rwego rwo kubatizwa hari ibindi bigomba kubanza. Ijambo ryerekanye yuko hagomba kubanza kwigishwa, yego, yamara kwigishwa akamenya, yamara kumenya ibyo yamenye akabyizera, yamara kwizera akabona kuba yabatizwa. Noneho tugaruke gato turebe uyu Felix wazijijwe yuko asobanuye ko abantu bakuru ariko bo bakwiriye kubatizwa. Hano ikigaragara cyo baramurenganije. Hano ikigaragara cyo yazize ukuri yavugaga cyangwa yasobanuraga, cyangwa yazize kuba arimo kuvuguruza ibinyoma abavugaga ibinyoma. Rero ijambo ryerekanye yuko umuntu uraza kubatizwa ari umuntu uraba wigishijwe akemera ibyo yigishijwe, yamara kubyemera akabyizera akabona kubatizwa. Noneho nimba umuntu atarageza ku gihe cyo kuba afite ubwenge cyangwa ibitekerezo biri ku kigero cyo kuba yakwifatira umwanzuro w'icyo yakora n'icyo yareka cyangwa abasha kugira amahitamo, umuntu utaragera ku icyo kigero urumva yaba yemerewe kuba yabatizwa? Mu gihe umuntu atarimo kubasha kuba yakwigishwa, tuvuge nk'akana gatoya, agahinja se, umwana muto utarageza kuba wamusobanurira ikintu ngo amenye ibyo ari byo, icyo gihe uraza kumwigisha iki? Umwigisha ute? Aze gusobanukirwa ate? Aze kwizera ibyo ngibyo umwigishije? Rero aho haba harimo ikinyoma. Kubatiza abana cyangwa umuntu udasobanukiwe ibyo agiye kubatirizwa ibyo ari byo, icyo gihe ni ikinyoma, ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirerekana yuko umuntu agomba kuba ari ku rugero rwo kuba yakwifatira umwanzuro, kuba ari ku kigero cyo kuba yagira amahitamo, kwigishwa akemera ibyo yigishijwe cyangwa akabihakana. Uwo muntu niwe uri ku kigero cyo kwemera ibyo yigishijwe akabyizera akabona kubatizwa. Ijambo ngira ngo ribisobanuye uko biri nk'ubwoko bw'Imana, dore ko duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana, yego, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubwoko bw'Imana aho uherereye hirya no hino, nta kindi turebaho, turimo kureba icyo Bibiliya ivuga nicyo tubamenyesha. We kugwa mu bintu runaka utazi ibyo ari byo, utazi ibisobanuro byabyo, reba icyo ijambo rivuga aba ari cyo wubahiriza. Hatagira abakuyobereza mu nzira itari yo, bakubwira ngo niyo nzira ijya mu bwami bw'Imana kandi barimo kukuyobya. Ni gute umuntu aba kukuyobora mu nzira ijya mu bwami bw'Imana kandi akanyuranya n'icyo Imana yavuze mu byanditswe muri Bibiliya? Aho ngaho byaba ari ikinyoma. Irindi jambo ry'Imana ribivugaho turasanga muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 19, haravuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Uyu muntu nimba agiye kubanza kwigishwa cyangwa kuba umwigishwa, akana gato cyangwa agahinja karabasha kuba kigishwa k'ibi bintu kugira ngo kaze kuba kagera ku kigero cyo kubatizwa? Ese umwana muto cyane cyangwa n'undi utaragira yego imitekerereze ikomeye ibasha kuba yafata imyanzuro, icyo gihe araza kwigishwa, yemera ibyo yigishijwe, aze kubyizera, abone kuba yabatizwa? Aho haba harimo ikinyoma. Nk'agahinja kataranamenya no kuvuga, iyo umuntu akabatira akavuga ngo kavutse ubwa kabiri, icyo naba ari ikinyoma. Kubera iki? Ntabwo ari umuntu uri ku kigero cyo kuba yabasha kwiga ngo afate ibyo yize abyemere, namara kubyemera abyizere, abone yashyirwaho icyo kimenyetso cyo kubatiza.
rero ni ikinyoma kuba umuntu yabatiza umuntu udasobanukiwe ibyo abatirijwe ibyo ari byo. Yego rero ubwoko bw'Imana tugiye kureba irindi jambo ry'Imana ribivugaho muri Matayo, ariko hari hamaze kutwereka yuko ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Bamaze guhinduka abigishwa, abakurikira bakomeza bavuga ngo mubabatije nuko babanje kwigishwa bakemera ibyo mwigishije ndetse bakanabyizera, aribwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi ntabwo ari inyigisho zose zibonetse, ahubwo n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bubemeza kwizera yuko Yesu Kristo yabapfiriye, yamara kubapfira bakemera yuko n'ubundi ibyaha yazize ari ibyabo, noneho urupfu Yesu yazize rukaba rwari ruri kuri bo. Yego, icyo gihe iyo bizeye ibyo nibwo hanyuma haboneka igikorwa cyo kuba umuntu yabatizwa, bikaba bikozwe mu buryo Imana ishaka. Rero niho twabonye yuko ngo ni bande Imana yemerera, ab'Imana yemerera kubatizwa ni abamaze kwigishwa, bamara kwigishwa bakemera ibyo bigishijwe, bamara kubyemera bakabyizera, bamara kubyizera abo nibo Imana yemera ko babatizwa noneho nyirizina. Irindi jambo ry'Imana tugiye kureba, ubundi umubatizo uvuze iki? Umubatizo ni iki? Twagiye bikomoza mu biganiro byatambutse, ngira ngo ubwoko bw'Imana n'ubundi mubana natwe kandi mwahoranye natwe mu bihe byatambutse. Hari ibiganiro twagiye tubivugaho ku bigendanye n'umubatizo, kandi nawe mushyashya cyangwa aribwo ukigera kuri uyu murongo wa Irera TV 1, tuguhaye ikaze kandi wakora subscribe kugira ngo buri kiganiro ntihagire ikigucika, kuko ibyo twigira kuri uyu murongo ari byo by'ingenzi kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu n'abazadukomokaho. Rero tugiye kureba nyirizina umubatizo icyo ari cyo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3:21 niho havuga ngo na nuba amazi niyo akibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Kubatizwa ni igishushanyo cy'ikindi kintu runaka, ni ikimenyetso cy'ikindi gikorwa runaka. Ntabwo kubatizwa biza ari igikorwa cyo kiri principal cyangwa ari cyo gikorwa nyirizina, ahubwo umubatizo uza ari ikindi kintu urimo gushushanya. Ese icyo umubatizo ushushanya ni iki? Iki umubatizo uza ushushanya cyangwa umubatizo uzira nk'ikimenyetso ni igikorwa cyakubayeho cy'uko ubwo Kristo yapfaga wapfanye nawe, ubwo yazukaga wazukanye nawe. Ibyo ngibyo rero icyo gikorwa kikagaragara yuko cyakubayeho igihe wemeraga yuko yagupfiriye. Icyo gihe wabyemeraga ni ryari? Igihe wizeraga yuko Kristo ari we wagupfiriye kubw'ibyaha byawe, ukizera yuko yapfuye ku bwawe. Icyo gihe ukanizera yuko mu gihe yazutse yazukanye nawe nyirizina. Umubatizo tubonye yuko ari igishushanyo cyangwa ari igishushanyo cy'ikindi kintu runaka. Dukomeza tureba ngo icyakora si uko akura icoro ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Hano ijambo rikomeza ribishimangira umubatizo icyo ari cyo nyirizina. Hakomeje avuga ngo ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza. Ahangaha umubatizo uraza nk'ikimenyetso gikorerwa ku muntu wagiranye isezerano n'Imana n'umutima udafite icyaha cyangwa udafite urubanza. Umutima udafite urubanza ku Mana ni uwuhe rero? Ni wa wundi wizeye yuko Kristo yamupfiriye. Kuko ukimara kwizera yuko Yesu Kristo yagupfiriye, icyo gihe ubwere bwe buba buje kuri wowe, kuko ibyaha bye wizeye yuko byagiye kuri we akabizira. Icyo gihe ubwiza bwe buba bwaje kuri wowe cyangwa ubwere bwe. Noneho ubiheshejwe n'iki? Nuko wizeye ko ibyaha byawe wari kwicwa ubizize yuko yabizize kiriya gihe ubwo yapfaga ku musaraba i Gologota. Riho rero uraza gusanga nyirizina bibaye isezerano
ku mana ry'umutima uticira urubanza. Yego, ry'umutima uticira urubanza. Yego, ubwoko bw'Imana ndabashimiye cyane kubw'ibyo tugenda tuganira. Tuba tugira ngo twunguke byinshi kandi by'ingenzi by'umumaro kuri twebwe ubwacu ndetse n'abagenzi bacu n'abazadukomokaho. Niyo mpamvu tutagomba kubyihererana. Ibyo uzi bimenyeshe n'abandi, ariko ufite ibihamya byabyo nk'ubwoko bw'Imana, ufite umugabo ubihamya nk'ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya Bibiliya. Ndabashimiye cyane ko mudahwema kubana natwe. Yego, kuri murongo wa Irera TV1 ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.